hanyuma Yesu ngo asibira kabiri atagiye kumureba. Uko yasibiye kabiri Lazaro yahise apfa. Nahuye n'ibibazo mbese muri uyu mwaka ushize kugeza no muri uyu turimo. Ibyo mwaka ushize barabizi byo kwirukanwa ku kazi, ariko ibyo uyu mwaka turimo ntabyo bazi. Kubera ko nawe wambereye nka Yesu, nawe watinze kuza. Nawe rwose uyu mwaka naraguhamagaye nawe utinda kuza, biba ngombwa yuko nyine banyirukana mu kazi. Nirukanwa ndimwe amadeni yo ku mwarimu Sako, ni koperative abarimo bahemberwamo, n'umugabo wanjye yari afite inguzanyo kubera ko abarimo uko babayeho bagenda bafata inguzanyo zo kwiteza imbere. Coronavirus ije abantu bo birukankiye kwikingiza, kandi izo nkingo bikavugwa yuko zikozwe mu gihe gitoya nta cyizere zari zifitiwe. Ibyo rero byatumye ngewe nanga kwikingiza, ahubwo mpitamo gusenga, ariko kubera ko abayobozi bo batabyumvaga kimwe nanjye bahitamo kunyirukana. Kubera ko n'umugabo twari twaravuganye ko azanyirukana, nabwo muri iyo minsi nari ndi muri risike yuko ashobora no kunyirukana. Yaragiye kumpora ko nanze kwikingiza, kandi nkirukanwa nkamushyira mu bibazo by'ubukene, kurera abana. Hajeho n'ibiza by'imvura yo mu kwa gatanu. Mu ijoro rya tariki abizi wanyereje amafoto imvura yabasenyeye. Yaradusenyeye bikomeye. Nuvuga ngo amazu y'inyuma yarasenyutse, ariko niyi yari igiye gutemba ijya mu kiyaga, niko navuga. Ubu wari kuza ugasanga hano harabaye amatongo. ADPR yarangije kungira umuyobe kubera ko kuba ntarikingije baravuze umushumba mukuru, hari umushumba wahamagaye, narabibonye mu kiganiro. Urabanga uyu mukristo wanyu ngo wakoze ibi n'ibi, umushumba yaragushubije ngo uwo ni umuyobe, ngo bimubaza bisobanura. Ntago urisuzuma uvuga utari ku bundi buriya ibyo nakoze ntago byari bikwiye. Ngewe nta buyobe mfite na buke, kubera yuko ni ukuvuga nyuma y'iriya coronavirus nari mbizi kwizashira, kandi nabivuze mbere ikimeze nabi. Narabivuze ndavuga nti corona murebe izashira, ariko njya mu rusengero ndagira ngo kugeza n'uyu munsi ntago bakwemera, ntago bashobora kumpa kubwiriza muri ADPR. Urafata umuntu burantu ureba kuva nirukanwa mu kazi, ntago ndasurwa nanjye. Nta muntu wagusura, nta muntu uransura ngo anganirize tibira bintu wabitekereje ute, byaje ute, tubwire ko wabibonye. Kandi nari umudiyakono usengeye. Ibaze kuba ufite umudiyakono usengeye akayoba ntumusange ngo umuganirize, cyangwa unamutume gusange no kuri biro. Kugeza iyi saha nta muntu uranganiriza. Ugasanga umuntu afite abagore babiri bamuhaye inshingano. Reka nanjye mbasuhuza mwese badukurikiye, n'iby'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndagushimiye aho wabahereye hose ushaka kudukurikira hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nk'abakunzi bacu bari i Burundi, turabizi ko abarundi mudukurikira muri benshi cyane, ndetse n'abari muri diaspora. Mwese reka mbabwenga amahoro y'Imana abane namwe. Kuri kamera mwabibonye ndi kumwe na Jeanne Gentille. Mwabibwo mwahise mubyumva ko ndi i Rubavu za Nyamyumba epfiyo kuri Brasserie. Abahazi. Jeanne Gentille mumeze mute? Meze neza. Nyuma y'igihe kinini nongeye kugaruka i Nyamyumba. Ni karibu. Iyo mikrofone yacanye? Yego. Nukuri kuvuga gake hari nabonaga ijwi riri hasi. Inzara. Oye, muri iki gitondo se? Yarige biri mu magufa. Biri mu magufa. Nyamyumba se mumeze mute? Tumeze neza. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ukuri Imana ishimwe ubwo nongeye kukugeraho uri amahoro, nanjye ndi amahoro. Kananjye nsuhuze abakunzi b'Isezerano TV. Yego. Nansuhuze n'abakunzi bava mu byaha TV na Ingabire Jeanne Gentille. Mbashimira ukuntu dukomeza tubana neza. Mana nibaho umugisha. Amen. Ariko uze kongera ijwi ubundi dutangire n'isengesho. Reka dusenga Imana. Turagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana ishobora byose kandi dukunda. Uri Uwera wa Isiraheli kandi uri n'Uwera wacu kuko natwe twakubonye. Iminsi yose yatambutse twagiye tubona ukuboko kwawe, twabonye kugira neza kwawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngwino rero ubane natwe muri uyu mwanya tugiye kuganira, abantu bari bwumve ibiganiro byacu bibashe kubagirira umumaro, kubera ko Data wa twese uri mu ijuru waravuze ngo turi mu minsi y'imperuka ngo turusheho guhugurana kuko akiza katwegereye kurusha igihe twizereye. Reka rero ibiganiro by'uyu munsi bigeraho bidukura naho bidushira, kandi ababyumva bagira icyo bakuramo cyabafasha kugana iwawe mu ijuru.
uraguharuka ngoma kukuru wera rero bana natwe umugisha umugaragu yaturutse Kigali akaza kudusura umuha umugisha utagabanije kandi natwe abari kumwe nawe ukomeze kuduha umugisha amahoro yawe agumane natwe mu izina rya Yesu Kristo amen. 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 Nyuma rero yuko twongeye kubonana nyuma y'igihe kinini ndashaka kubanza kumenya amakuru yawe. Amakuru yacu ni meza ariko nifuzaga kubanza kubwira abantu ijambo ry'Imana tugakomerezaho nyene kubabwira iby'iyi minsi. Okay, nta kibazo, ni karibu umwanya no wawe. Reka tubanze tuganire ku ijambo ry'Imana mbone mbabwire uko mbayeho muri iyi minsi. Ijambo ry'Imana rero nateguye uyu munsi riri muri Yohana 11. Reka dusome izi nkuru imirongo mikeya turajya dusimbuka kugira ngo dukoreshe igihe neza. Reka dusome ku murongo wa mbere, umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu azura Lazaro. Hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya, ikirorero cy'iwabo wa Mariya na Marita mwene se. Mariya uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge akabihanaguza umusatsi we. Musaza w'uwo ni Lazaro wa wundi wari urwaye. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati, databuja uwo ukunda ararwaye. Yesu abyumvise aravuga ati, iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo ni iyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana himbazwa. Yesu yakundaga Marita na mwene se na Lazaro, nuko yumvise ko arwaye asibira kabiri aho yarari. Maze iyo minsi ishize abwira abigishwa bati, dusubire i Yudaya. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, amambere abayuda bashatse kuhaguterera amabuye, none usubiyeyo? Yesu arabasubiza ati, mbega umunsi ntugira amasaha 12? Ugenda ku manywa ntasitara kuko haba habona, ariko ugenda nijoro arasitara kuko haba hatabona. Avuze atyo aherako arababwira ati, inshuti yacu Lazaro irasinziriye, ariko ngiye kumukangura. Abigishwa baramubwira bati, databuja, niba asinziriye azakira. Nyamara Yesu yavugaga iby'urupfu rwa Lazaro, ariko bo batekereza yuko avuze gusinzira kw'ibitotsi. Yesu niko kuberurira ati, Lazaro yarapfuye. Nanjye nezerewe ku bwanyu kuko ntari mpari, kugira ngo noneho mwizere. Nimuze tujya aho ari. Toma witwaga Didumo abwira abigishwa bagenzi bati, natwe tugende dupfane nawe. Yesu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro. Betaniya hari bugufi bw'i Yerusalemu nka stadiyo 15. Nuko abayuda benshi bari baje kwa Marita na Mariya babahumuriza kuko musaza wabo yari yapfuye. Marita yumvise ko Yesu aje ajya kumusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati, databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Kandi n'ubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose Imana izabiguha. Yesu aramubwira ati, musaza wawe azazuka. Marita aramubwira ati, nzi yuko azazuka mu muzuko wo ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati, ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Aramusubiza ati, ye databuja, nizeye yuko uri Kristo umwana w'Imana ukwiriye kuza mu isi. Amaze kuvuga ibyo aragenda ahamagara mwene se Mariya rwihishwa, aramubwira ati, umwigisha yaje araguhamagara. Abyumvise ahaguruka vuba aramusanga. Icyakora Yesu yari atarasohora mu kirorero, ahubwo yari akiri aho Marita yamusanze. Abayuda bari bari kumwe na Mariya mu nzu bamuhoza, babonye uburyo ahagurutse vuba asohoka, baramukurikira batekereza ko agiye mu gituro kuririrayo. Mariya ageze aho Yesu ari, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramubwira ati, databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Yesu amubonye arira,
n'abayuda bazanye nabo barira, asuhuza umutima arawuhagarika, arababaza ati mbese mwamushyize he? Baramusubiza bati databuja ngwino urebe. Yesu ararira. Abayuda baravuga bati dore ye, nimurebe uburyo yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati uyu ko ahumura impumyi ntaba yarabashije kubuza uyu ntapfe. Yesu yongera gusuhuza umutima, agera ku gituro cyari isenga ishyizweho igitare ku munwa. Yesu arababwira ati nimukureho igitare. Marita mushiki w'uwapfuye aramubwira ati databuja none aranuka, kuko amaze iminsi 4. Yesu arababwira ati sinakubwiye ngo niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati data ndagushimye kuko unyumvise. Ubwanjye narinzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye ku bw'aba bantu bangose ngo bizere yuko ari we wantumye. Amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. Uwari upfuye arasohoka, azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko n'ibitambaro bimupfutse mu maso he. Yesu arababwira ati nimumuhambure mumureke agende. Amen. Yego, nsomye amagambo maremare, ariko biba byiza ku bantu wenda babizera bashya baba batazi inkuru zo muri Bibiliya, kubabwira inkuru uzivuga n'umunwa wawe utazisomye, hari ubwo baba batabisobanukiwe cyangwa bagatekereza ko wagiye ubavangiramo ibyawe. Iyi nkuru rero dusomye ni inkuru ya Lazaro na bashiki be Mariya na Marita na Yesu Kristo inshuti yabo. Twasomye iyi nkuru ivuga ukuntu Lazaro yarwaye, ariko Yesu Kristo akaba yarasanzwe ari inshuti ya ruriya rugo, kubera yuko Marita we yari yaranamusutse ngo amavuta ku birenge amuhanaguza umusatsi we. Ariko mu mateka hari nawe nishimwe Marita yarari gushimira Yesu Kristo ko nawe yamukuyemo abadayimoni. Hari abadayimoni bamuteraga akagira imico mibi ikomotse ku badayimoni, Yesu Kristo arayimukiza. Maze kuyimukiza rero nawe ahiga umuhigo mu mutima we wo kuzagira ute, wo kuzamwitura. Ubwo rero igihe cyarageze, Marita afata amavuta ahenze cyane yayakoreye igihe kirekire, ayasuka Yesu Kristo ku birenge, arangije ayihanaguza umusatsi we. Nubwo bamwe byabababaje, nibyo twasomye ahangaha ko Yesu yari inshuti muri ruriya rugo, bifite amateka. Yajyaga agera muri ruriya rugo rero akabasura, igihe kimwe ajya kure yabo. Agiye kure yabo Lazaro ararwara, ariko iriya ndwara yari yo guhesha Imana icyubahiro. Ndagira ngo nkira ahangaha mbwira abantu bari mu bibazo, nabo niba bafite kwizera bakaba atari ibyaha bakoze ngo batekereze ko bari mu bihano, nabo bagire kwizera ko ibyo bibazo atari byo kubica. Ahubwo ni ibibazo byo kugira ngo Imana nimara kubibakuramo bizahesha Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Hari igihe rero umuntu ahura n'ibibazo byinshi akajya kure cyane, nawe agatekereza ku bibazo afite, ariko ahanini hari igihe ibibazo bitubaho kugira ngo nyuma yabyo tubivuyemo bihesha Imana icyubahiro. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyago n'amakuba ni byinshi ku mukiranutsi, ariko Imana ikamukiza muri byose. Ariko ibyago n'amakuba iyo bigeze ku banyabyaha n'abatari abakiranutsi, nta mukiza baba bafite. Ibyago n'amakuba bitugeraho kimwe, abakristo, abakiranutsi n'abanyabyaha, ibyago n'amakuba bitugeraho kimwe, ariko isumbwe twebwe dufite no ku Mwami Imana dukiza muri byose. Haleluya. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana rero ritubwira yuko Lazaro yararwaye. Amaze kurwara, abashiki be batuma kuri Yesu, baramubwira bati inshuti yawe Lazaro ararwaye. Hanyuma Yesu ngo asibira kabiri atagiye kumureba. Uko yasibiye kabiri, Lazaro yahise apfa. Amaze gupfa Yesu arabimenya, kubera ko Yesu amenya ibiri hafi n'ibiri kure, areba ibyo abantu babona n'ibyo batabona. Yesu arareba ntiyerekwa, yirebera byose, abaye ahari cyangwa adahari, kuko we ni Imana. Nk'uko twasomye, nk'uko ijambo ry'Imana muri Yohana igice cya mbere tubwira ngo ijambo ry'Imana yahozeho, nta na kimwe kitaremwe nawe, kandi yari Imana, yahoranye n'Imana. Ni ukuvuga ngo rero ku bantu bemera ubutatu butagatifu, Yesu Kristo ni Imana, abera hose icyarimwe, ibyo abantu babona n'ibyo batabona we ababibona. Ahantu yari rero nubwo hari kure yo kwa Marita, ariko yamenye ko Lazaro apfuye. Abwira abigishwa be ati tugende tujye gusura abantu bacu, inshuti zacu, kuko ndashaka gusubirayo, kandi Lazaro inshuti yanjye arasinziriye. Hanyuma abigishwa be baramubwira bati niba asinziriye azakira. Kuba ararwaye byo bari barabimenye bose ko arwaye,
hanyuma Yesu ababwiye ko asinziriye baravuga ngo niba asinziriye azakira. Batekereje hari ko ari muri koma cyangwa batekereza ko ari bitotsi bisanzwe, ariko Yesu araberurira ati yarapfuye. Amaze kuberura ko yapfuye rero ababwiye ko agiye gusubirayo, bamwibutsa ibibazo yahuriyeyo nabyo, baramubwira ati none ko ubushize wari wagiyeyo bagashaka kugutera amabuye ushaka iki gusubirayo? Niyo mpamvu umwe muri bo yavuze ngo dusubiraneyo nawe ngo dupfane nawe. Ntago ari ugupfana na Lazaro twasomye, ahubwo no gupfana na Yesu. Bari bazi ko Yesu gusubira hariya mu mudugudu wo kwa Lazaro agiye gupfirayo, kubera ko ngo ubwo bari baherutseyo bashakaga kumutera amabuye, ahantu bari basaga nkaho bahagiye mu buryo bwo guhunga abagizi ba nabi. Hanyuma Yesu ababwiye ko arasubiraho byanze bikunze, rero batekereza ko bari bumwicire, baravuga ati tujyane nawe tujye gupfana nawe. Ariko Yesu Kristo igihe cye cyo kudupfira cyari kitaragira, nta kintu yagombaga kuba. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Amen. Yesu rero yaragiye atari yagera mu mudugudu neza, atumaho Marita. Marita aragenda, amugeze iruhande ahita arira, aramubwira ati yuba hano musaza wacu ntaba yarapfuye. Ariko Yesu aramubwira ati humura ugire kwizera, Imana irakora ibitangaza. Bakira aho ngaho bakicaye, Yesu akicaye aho ngaho mu mudugudu ariko ataragera mu rugo, Marita nawe arihuta ajya kubibwira Mariya. Mariya nawe ngo yari akiri mu nzu akiri kurira, kuko musaza wabo yari amaze igihe gito apfuye, iminsi 4. Hanyuma ngo bari baranamushyinguye, banarashyizeho n'igitari byararangiye. Mariya rero hari abari bari kumuhoza bari kumwe nawe, ariko Marita aramwongorera ati Yesu yaje yicaye hariya. Nawe ahita asohoka yiruka atavuze, abari baraho baramukurikira batekereza ko agiye ku gituro kuririrayo. Ageze hamwe na Yesu nawe avuga amagambo nk'aya Marita, aravuga ati iyo uba hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Hanyuma Yesu aramubwira ati niwizera urabona ibitangaza. Baragiye, Yesu arababaza ngo bamushyize he? Baramubwira bati suririrwa ujya kureba ubundi bwo ko hamaze 4 ahambwe ko ari kunuka, urabishakira iki? Ariko Yesu yarazi icyo ari bukore. Haleluya. Amen. Nawe rero ndagira ngo mu bibazo waba ufite umenye ko Yesu hari icyo yakora. Amen. Urabona ibibazo byarakwishe, nta n'uwakurengera, nta n'uwagufasha, nta n'umuntu ufite icyo yabikoraho, ariko Imana yo mu ijuru n'uyizera hari ibyiri bukore. Ibibazo ni byinshi, iyo byageze kugupfusha byo biba ari bindi, ariko no mu buzima busanzwe hari n'ibyo ubona bindi by'ubukene, by'uburwayi bukabije, by'ubupfubyi, byo kubura minervari, byo kubura uko wigira. Ibibazo ni byinshi muri iki gihe, ariko niwizera urabona ibitangaza. Mariya na Marita bagize kwizera, bajyana na Yesu ku gituro. Yesu aravuga ngo nibakureho igitare, bagikuraho. Hanyuma ngo Lazaro Yesu aramuhamagara, ariko amuhamagaye kuko yari azingazingiye mu myenda, ngo arahaguruka, ariko yari azingazingiye mu myenda hari n'igitambara gipfutse mu maso. Yesu aravuga ngo nibamuhambura agende. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Amen. Dushimye Imana rero yakoze ibyo. Ubwo Yesu Kristo yazuraga Lazaro, abantu baratangaye cyane, ariko hari amagambo yari yavuzwe nawe ashobora kuba ari kukuvugwaho. Kuba Yesu baravuze ngo uyu ngo ntiyazuraga bapfuye ra, ngo none se ngo kubera iki yahumuraga n'impumyi agakora ibitangaza, kandi uyu ngo yari inshuti ye kubera ko atamubujije gupfa. Mbere yuko amuzura bari bavuze amagambo menshi. Nawe mbere yuko Imana igukorera igitangaza hari abantu bari kuvuga amagambo menshi. Amina. Hari abantu bari kubona ubukene bwawe bakabona utazabuvamo. Hari abantu bari kubona amadeni urimo bakabona utazayavamo. Abantu babona urarwaye cyangwa urarwaje bakagirana ibyaha byawe. Ariko Yesu naza azakora igitangaza, ugire kwizera gusa. Amina. Imana ishimwe rero ko igikorera ku gihe, kandi ko itagikangwa n'ibinuka, nubwo ibyawe byanukiye abantu, ariko Imana yiteguye kukugirira neza. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Nubwo byabinuka Yesu arabizura. Yesu arabizura akabihumuza. Yesu bikongera bikaba bizima. Yego. Imana ishimwe rero, nanjye naboneraho kugira icyo mbwira abantu cy'ubuhamya bwanjye, nubwo bumwe babuzi, ariko nakomerezaho. Nanjye nahuye n'ibibazo mbese muri uyu mwaka ushize kugeza no muri uyu turimo. Iby'umwaka ushize barabizi byo kwirukanwa ku kazi, ariko iby'uyu mwaka turimo ntabyo bazi. Kubera ko nawe wambereye nka Yesu, nawe watinze kuza. Nawe rwose uyu mwaka naraguhamagaye nawe utinda kuza. Waranabaje nagagutabara. Wagagutabara, ariko ubwo nawe hari wari uri gutekereza nka Yesu uti aho nzagererayo hose Imana izakora ibitangaza. Kubera ko Yesu yaravuze ati nta kibazo, iyo ndwara ntabwo ariyo kumwica. Nawe rero naragutabaje ngo ibiza byatwishe, nawe uti ibyo biza si ibyo kubica.
ni ukuvuga ngo mu bibazo twari dufite hiyongeyemo ibindi. Ariko urambabarira ntabwo ari ukwanga kuza, ni kwa kundi nyine umuntu aba yagize gahunda nyinshi, akazi kenshi, ugasanga nyine biragoranye. Urumva Kigali na Rubavu ntabwo biba byoroshye, bisaba kwigomwa pe, bisaba kwigomwa. Ntabwo ari ibintu uhita upangiraho gutya. Yego birashoboka ko ushobora kubipangira, ariko hari igihe bikubitana n'izindi gahunda nyinshi. Oya, muri icyo gihe cy'ibiza bwose ntanakurenganya, ibiza byari byafunze n'imihanda. Yego, imihanda yamaze hafi ukwezi, icyumweru itagendwa. Ubwo rero sinakurenganya. Yego. Ibibazo abantu bari bazi ni ibibazo bijyanye no kwirukanwa n'amadeni nari ndimo. Amadeni rero yari yaragabanutse, abagira neza babigizemo uruhare, ariko yaratari yashira. Noneho ubwo mu dufaranga bajyaga banyoherereza nyine two kwishyura ku ideni, harimo ayo ntajyanaga kubera ibindi bibazo byabaga bihari. Yego, uravuga ngo ibibazo byo kwirukanwa ukagira ngo abantu bose barabizi. Hari umuntu ushaka kubidukurikira ubwa mbere. Hari n'abashya batabizi. Hari abashya, ushaka kuba ari ubwa mbere ibintu nk'ibyo. Ku bantu rero wenda wabinyuramo wihuta kugira ngo bataza kwibaza ese ni ibibazo bwoko ki. Yego. Rero ku bantu batazi ibibazo nari naragize, ni njyewe mwarimukazi Ingabire Jeanne Gentille wo mu karere ka Rubavu wanze kwikingiza inkingo za coronavirus. Yego. Maze kwanga kuzikingiza, biba ngombwa yuko nyine banyirukana mu kazi. Banyirukanye itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2022. Waje kunsura muri iyo minsi naragutabaje, naye natabaje ibinyamakuru byinshi biratinya, kubera ko gufata inkuru y'umuntu wanze kwikingiza muri kiriya gihe byabaga ari risk ikomeye. Babeshi rero baranze, ariko wowe Imana igukoreyemo, kandi sinari inkuzi, nari narakubonye nimero yawe ku binyamakuru n'ubundi. Nakundaga kureba YouTube, ni wowe wa mbere wankoresheje ikiganiro cyo kuri YouTube, ntago nari mbimenyereye, ariko kubera umubabaro nari mfite wo kwirukanwa, biba ngombwa ko ngutabaza uraza. Waje n'ubundi muri uko kwa mbere mu matariki nka 10-12 gutyo. Ubwo rero ku bantu batazi iyo nkuru, narirukanywe, nirukanwa ndimwe amadeni yo ku Mwarimu Sacco, ni koperative abarimo bahemberwamo, n'umugabo wanjye yari afite inguzanyo, kubera ko abarimo uko babayeho bagenda bafata inguzanyo zo kwiteza imbere. Iyo ushatse kubaka inzu bigusaba gufata credit. Hari n'igihe ufata credit y'ikibanza ukazafata na credit yo kubaka, ukagenda nyine ubikora buhoro buhoro. Rero njye n'umugabo twari turi mu nguzanyo zo kwiteza imbere, banyirukana tukizirimo. Noneho nibwo nagutabaje uraza, uje abantu bagira impuhwe, babonye ibyo bibazo nsigayemo byo kwirukanwa, n'umugabo kubera ubwoba yari afite bw'ukuntu ndirukanwa n'ukuntu leta iramfata nabi. Ariko rero byari iby'ubwende, kubera ko njye nayo narakurikiranye amakuru neza. Minisiteri y'Ubuzima yari yaravuze ko kwikingiza ari ubushake. Rero bavuze ngo kwikingiza ni ubushake, njye numva sinshaka kwikingiza, hamwe no gusenga no gusoma ijambo ry'Imana ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, hakazamo indwara z'ibyorezo, hakazamo intambara n'impuha z'intambara, hakazamo ibishyitsi ari byo mitingito. Ibyo bintu njye nari isanzwe narabisomye. Rero y'ibintu bije njyewe mpita nirukankira muri Bibiliya nkareba icyo Bibiliya ibivugaho. Rero narasomye muri Luka rero inkuru zivuga yuko nitubona ibyo bije tuzararama tukareba mu ijuru. Mbona rero ibiza inako coronavirus ije, abantu bo birukankiye kwikingiza, kandi izo nkingo bikavugwa yuko zikozwe mu gihe gitoya, nta cyizere zari zifitiwe. Ibyo rero byatumye njyewe nanga kwikingiza, ahubwo mpitamo gusenga. Ariko kubera ko abayobozi bo batabyumvaga kimwe nanjye, bahitamo kunyirukana. Bamaze kunyirukana rero, abagira neza bagerageje kumfasha kugira ngo nibura nishyure izo nguzanyo no ku mibereho, kubera ko n'umugabo twari twaravuganye ko azanyirukana. Nabwo muri iyo minsi nari ndi muri risk yuko ashobora no kunyirukana, ariko ndashimira umugabo wanjye ntago yanyirukanye, kugira ngo abantu babibonye vuba bamenye ko nkiri mu rugo rwanjye. Aha nicaye ni mu rugo rwanjye. Yaragiye kuguhora nawe ko wanze kwikingiza? Yaragiye kumpora ko nanze kwikingiza, kandi nkirukanwa nkamushyira mu bibazo by'ubukene, kurera abana. Dufite umwana icyo gihe twari dufite umwana uri segonderi mu wa mbere. Ubu ngubu harajya yundi. Uwari uri mu wa mbere arajya mu wa kabiri, uwari uri mu wa gatandatu ajya mu wa mbere. Icyo gihe nirukanwa yari mu wa gatandatu, mu kwa 9 yahise ajya mu wa mbere. Uwari uri mu wa mbere rero muri uku kwa 9 arajya mu wa kabiri. Hanyuma uwari uri mu wa gatandatu ubu ngubu arajya mu wa mbere. Dufite undi nawe urajya garidiyene, dufite abana 3. Uwo mu wa gatandatu yaratsinze? Ntago nari namurebera. Ntago ko mwatinze? Nani bwa buryo bwo muri iyi minsi ntago bimeze neza, umwanya ntago ubuhari.
noneho rero icyo gihe banyirukana nyine ukaza kumfatira inkuru nagize abagira neza bagerageza kunyoherereza inkunga yo kumfasha kuba nakwikura mw'ayo madeni, ariko ideni ntabwo ryarangiye kubera yuko hari igihe boherezaga inkunga igasanga n'ubundi mu rugo hari ibibazo by'ubukene by'inzara, amwe nyine tukayahahisha. Hari n'umuntu wigeze kuza kunsura we uje bwa kabiri niba atari ubwa gatatu, umuntu umwe w'umugira neza nawe abona turi mu nzu itagira parafo. Uwo muntu aravuga ati hari inkunga nabatera ariko ku bushobozi bwanjye buke ntago nabashyiriramo parafo inzu yose, ahubwo nimba hari ukundi kuntu mwabigenza ndabohereza ubushobozi bukeya hanyuma namwe mwongeranye murebe ukuntu iyo nzu yanyu yajyamo parafo. Icyo gihe rero nabyo byatumye umugabo wanjye nanone yongera kujya kuvuguruza inguzanyo kugira ngo bimufashe gushyira parafo mu nzu kuko ntabwo twari gusubiza uwo mugira neza inyuma. Noneho nakomeje kuba muri ubwo buzima nyine bwo kuba mu rugo kubera ko coronavirus umuntu utarikingije ntiyajyaga no mu nzira kuba yajya aho abandi bari, ariko nyuma uko amezi yagiye atambuka igihe cyarageze abantu bemererwa kugenda badakingiwe, abakingiwe n'abadakingiwe bemererwa kugenda mu nzira. Nahise mfata inzira rero njya kuri MTN muri amafaranga make banyohererezaga, njya gusaba ibyangombwa kuri Rwanda Revenue kugira ngo ncuruze mobile money ndebe ko nakunganira urugo. Ndacuruza mobile money na mitiyu bya MTN, igihe kiragera nabwo imvura iba nyinshi biba ngombwa yuko njya muri botike nta gishoro mfite, njya ku mucuruzi kwiyindikisha ibyo gushyira muri iyo nzu ariko nibura nkava mu mvura. No kuvuga ngo amafaranga nari mfite nayo gucuruza mobile money nayo makeya na mitiyu, ariko nayo nabagira neza bari bayampaye. Nafasheho make rero nkodesha inzu njya muri botike. Hari undi mugira neza wari wanganije ku icyo gitekerezo cyo kuba najya muri botike akantera inkunga, ariko yaje guhura n'ikibazo yirukanwa mu kazi, ubwo kuntera inkunga biba birahagaze. Ubu rero ubuzima ndimo ntabwo bunyoroheye. Nyuma yaho hajeho n'ibiza by'imvura yo mu kwa gatanu mu ijoro rya tariki abiza wanyereje amafoto imvura yabasenyeye. Yaradusenyeye bikomeye. Na hano imbere y'inzu wabonye ko hari akantu twakozeho ko kwirwanaho, ariko kari akarigore wabonye nako twashyizeho ko kugira ngo imvura itazongera gupenetra igaca uyu mukingo w'imbere. Ni ukuvuga ngo amazu y'inyuma yarasenyutse, ariko n'iyi yari igiye gutemba ijya mu kiyaga niko navuga. Ubu wari kuza ugasanga hano harabaye amatongo. Nabonye hari inyuma mwarasananye ariko twarasanasanye bitugoye kuko ubushize uko nabisize ntago ariko nabisanze, nabonye ari bishyashya. Byari byaraguye byose, ariko mu gusanasana kubera ko muri icyo gihe nta nkunga yabonetse nubwo natabaje, ariko nta muntu ndenganya kuba bari baramfashije muri ibyo byo kwirukanwa. Ubwo nyine ni kwa kundi Lazaro nawe yarwaye ntahita atabarwa mu burwayi bwe, ni ukuvuga ngo nanjye mubiza ntabwo nabonye umutabazi. Ibiza byarabaye, amazu arasenyuka, imbere y'inzu haracika, n'iyi ngiyi yari igiye gutemba, ariko umugabo nta kindi yakoze, yongeye kujya kuvuguruza inguzanyo. Mbese umugabo wanjye ahora mu nguzanyo. Ubundi babaha inguzanyo y'imyaka 3, ariko y'umwaka umwe ushize uba ushobora kujya kuvuguruza bagacuma imyaka bakaguha utundi dufaranga dukeya. Urumva umwaka ushize uwo muntu washatse kudufasha kuri parafo y'inzu yatumye n'ubundi umutware wanjye ajya kuvuguruza, ariko si bibi turamushimira. Yatumye dukora ibituvunnye ariko biba byiza. Iyi nzu nayo ntabwo yari irimo parafo, ariko ubu ngubu irimo parafo hose. Ubwo yavuguruje inguzanyo umwaka ushize, no muri uyu mwaka ibyo biza bije ahita yongera aravuguruza, apfa gusanasana, afata amabati yari yahonjaguritse we n'abafundi barayagorora, barongera bayasubizaho amatafari, amasima n'amabuye byo kubaka uriya mukingo wari uriho amazu y'ibyikoni, barongera birwanaho. Kugeza ubu rero umugabo aracyari muri iyo krediyo, noneho n'imbisi niyo mu kwa gatanu ejo bundi. Icyo gihe kibiza ku itariki nijoro tariki 2 buke ari tariki 3 bwakeye ayo mazu yaguye. Bucyo kwa gatatu nyine ahita ashaka abafundi baramufasha, atangira nyine kwirukanka ku nguzanyo barayimuha, aravugurura arahasanura. Nubwo hadasanuye ntabwo harangiye, ariko nibura uko biri twasubiye gucaniramo. Haracyameze nabi ariko nta kibazo. Ndashima Imana rero yafashije umutware wanjye muri ubwo buryo, ariko ibibazo biracyahari. Niyo hahandi navugaga ati watinze kunsura, wenda za nshuti zanjye ziba zaravuze ziti nubwo twamufashije reka twongere tugire icyo dukora. Cyangwa se n'undi mushya akaba yavuga ati uriya muntu ubwo adafite uko yigira, gufasha abakene ni inshingano z'abakirisitu burya. Gufasha abari mu bibazo, gusura abarwayi. Hari aho nasomye havuga ngo gusura abarwayi bizatuma Yesu Kristo yinjiza abantu mu ijuru. Ababwira ati nari ndwaye muransura,
nari nshonje murangaburira, nambaye ubusa muranyambika, ndi mu nzu y'imbohe muza kunsura. Ibyo bintu ngo Yesu bizatuma abwira babikoze ngo mwinjire mu munezero wa shobuja umwe yabatunganyirije mbere yuko mbere isi itararemwa. Yego. Haleluya. Amen. Ni ukuvuga ngo rero kugirira abantu neza ni inshingano z'abakristo. Nubwo bwose mu mafaranga bagiye banyohereza yo kumfasha muri uriya mwaka washize, naravuze nti Ivoda rikurari Kigali ntago yajyaza kure kunsura buri gihe. ADPR yarangije kungira umuyobe kubera ko kuba ntarikingije baravuze umushumba mukuru, hari umushumba wahamagaye narabibonye mu kiganiro, urabanga uyu mukristo wanyu ngo wakoze ibi nibi, umushumba yaragushubije ngo uwo ni umuyobe, ngo bimubaza bisobanure. Urongera uganira na Cyprien wo mu Gatenga, nawe aravuga ati uwo muntu ni umuyobe ahubwo. Yego. Ati ubwo no mu ijuru ntago bazamwemera. Ubwo rero nkanjye nk'umuvugabutumwa, kuko natangiye kuvuga ubutumwa kera nkiri umukobwa, navuze nyine yuko nahamagawe nkiri muto mu myaka hagati y'9 n'10. Ivugabutumwa ryo naritangiye nkimara kubatizwa mu myaka hagati ya 16 na 18 nari umuvugabutumwa. Naravuze ati se kwa ADPR mfashe nk'umuyobe batazemera kongera kumpa ijambo ngo mbwirize, kandi Voda akaba ari kure, ubu nakora iki kugira ngo nzongere mvuge ijambo ry'Imana rimenyekane? Mpita muri wo gufata nanone amafaranga make mfunguza Channel. Kuba narafunguje Channel ntago ari ubukire, ntago ari ukurata ko nari maze kugira amafaranga menshi, ahubwo ni ishyaka ry'umurimo w'Imana. Nagiraga ngo nibura ninzajya mbona n'ibyo bihumbi 10 njye mpamagara cameraman ndeye ko nashyiraho n'akaganiro kamwe. Ni muri ubwo ivugabutumwa. Ni ivugabutumwa, ni Channel ivugabutumwa kuko yitwa Va mu Byaha TV. Va mu Byaha TV rero nuko ngumubwiriza abantu kuva mu byaha, nampumuriza abantu, nambasengere. Nagiye nkora ingendo nyinshi zo gusengera abantu, nasengeye abantu baba mu Bupanga, indabizi ukuntu birushya. Nanjye ngishingiranwa n'umugabo twagiye mu Bupanga biratugora, abo narabasengeye, nagiye mu butayu narabiboherereje kuri Va mu Byaha TV. Nasengeye abagore batabyara, nubwo nge ntatinze kubyara ariko mfite musaza wanjye, umugore we ntago babashije kubyarana, birabagoye cyane, bahora mu ntambara z'urudaca. Ibyo byatumye rero njya gusengera n'abagore batabyara cyangwa abagabo, kuko iyo abantu batabyara biba biri hagati y'umugore n'umugabo. Hari irindi sengesho nakoreye kuri Va mu Byaha TV, nkomeza gusengera abantu. Nasengeye na Pastor Isayi mu mwaka ushize, nasengeye, mbese hari amasengesho menshi nagiye ntambutsa kuri iyo Channel. Rero mfungura iyo Channel nayo nayifunguye muri ayo mafaranga bagira neza banyohererezaga. Hari wanyohererezaga amafaranga akambwiye ati genda gufashe kugabanya ku ideni. Hari n'uwanyohererezaga amafaranga ambwiye ati jya guhahisha. Hari n'uwanyohererezaga akambwiye ati gura amavuta wisige. Mbese buri muntu yanyohererezaga akurikije ubushobozi bwe. Ariko hari ibyo nakoraga batambwiye ariko bitajyanye no kugira ute no gusesagura cyangwa kumva ko amafaranga yambanye menshi, ahubwo mbona biri mu nyungu zanjye n'iz'Imana. Avuga ati nimfungura Channel ngasengera abantu bizabafasha. Ese nimfungura Channel nkavuga ijambo ry'Imana hari abazarokoka. Ijambo ry'Imana rikavanga bahinduriye benshi ku kumenya Imana bazaka nk'inyenyeri. Rero nafunguyemo na Channel kandi nakozeho n'ibiganiro. Ubwo mu mafaranga bagiye bampa harimo namwe yagiye mu ivugabutumwa. Andi mafaranga hari nkuko umuntu narebaga nkavuga ati nubwo mfite ibibazo uyu nguyu yarandenze, nkabona agiye kuburara, nabwo hari igihe nageruraga ku byo nahashye nkabimuhaho. Nagiye nkora imirimo y'Imana myinshi muri ayo mafaranga banyorezaga, nubwo ntabashije kurangiza ideni, ariko mfite kwizera yuko Imana izamfasha n'ubundi naryo rikarangira. Amen. Ubu ngubu ndi mu bukererwe bw'amezi 3 kuri ayo mafaranga ngomba kujya nishyura, ariko nzi ko Imana izabigenza neza. Ubu rero ubuzima ndiho nubwo gushima Imana kuko yavuze ngo tuyishime muri byose, ariko umugabo wanjye aracyari muri credit. Udufaranga duke tugenda turokoka kuri iyo credit aba yavuguruje, natwo turaza nyine tukadufasha hano mu rugo, mu banyeshuri, mu bundi buzima busanzwe, mu murima se, kuko hari uturima dufite dukeya, hari igihe ajya guhingisha nabwo udufaranga akadutanga. Nk'ubu ngubu turi mu ihinga, ubwo nyine ntibyari kwinjiramo. Ndashimira Imana rero, kandi nawe ndagushimiye kuba wongeye kuboneka ukagaruka kunsura nyuma y'igihe kirekire nyine duhuye n'ibyo bibazo by'ibiza guhera mu kwa 5, na mbere yaho wari udaheruka kuza. Ngira ngo ushobora kuba uheruka inaha no mu kwa 7 k'umwaka ushize. Byaceho iminsi. Hashize umwaka urenga utagera ino, ariko kuba wongeye kuboneka Imana iguha umugisha. Reka tugaruke noneho kuri ku tuntu tubira rukomojeho. Uvuze uti ADPR yamfashe nk'umuyobe. Yego. Nibyo kwanga byose urumva bijyana n'ibyo kwanga kwikingiza. Ese koko iyo urebye usanga ntago urisuzuma uvuga utari ku bundi buriya ibyo nakoze ntago byari bikwiye?
njyewe nta buyobe mfite na buke kubera yuko nimba indwara yarije icyorezo cyari kije kandi Bibiliya ikabitwemerera kuba twararama tugasenga Imana ikagikuraho, numvaga ari njye uri mu murongo mwiza. Kabone nubwo nagiye mu murongo nita mwiza ariko abenshi bakawita mubi kubera ko abapasiteri barikingije, abakristo barikingije, njyewe nditumbukiza sinikingiza. Hari n'abandi batikingije ariko batabigaragaje, bitanagaragaye kubera ko bo ntaho byagaragara. Njyewe impamvu byagaragaye nuko nanze kwikingiza nkirukanwa mu kazi. Maze kwirukanwa mu kazi njya mu itangazamakuru bituma bimenywa n'abantu benshi, ariko nzi ko hari abantu benshi batikingije kuko hari n'abagiye bampamagara bakanganiriza nyuma yo kubona ibiganiro nari natanze kuri channel yanyu, bakajya bambwira bati natwe ntago twikingije, abandi bakambwira bati ariko twebwe twatinye kuva twatakaza akazi turikingiza ariko natwe bitadufasheho. Aho ngaho rero nagiye nkunda kuvuga ngo njyewe ndi gusenga kandi nzi ko Imana izadukurira corona mu gihugu kandi koko Imana yarabikoze. Nari mfite ijwi ringaniriza. Yego. Wari ufite ijwi? Njyewe ubundi mu muhamagaro wanjye njyewe ndi umuvugabutumwa, ariko mfite n'izindi mpano nyinshi ngenda zingaragaza nk'uko byanditswe mu Bakorino ngo buri wese agira ikimugaragazaho uwo mwuka. Nuvuga umwuka w'Imana yakujeho aguha impano. Izo mpano rero muri zo harimo njyewe ijwi rinyongorera. Nuvuga ngo njye sinjya mpfa gukora ibintu umwuka atabinganirije. Umwuka yaranganirizaga rero agahita njyana no mu ijambo ry'Imana, kuko nanone mwuka wera udafatiye ku ijambo ry'Imana akenshi urakuyobya. Ariko iyo umwuka wera gusanze nijoro akakubwira ngo byuka usoma aha n'aha, wahasoma ugasanga harakuyobora, nyine wemera ko ari mwuka wera wari ukubwiye. Mwuka wera yaransangaga akanyereka ibyo nsoma, akanganiriza uburyo nzabyitwaramo, akambwira n'ibizakurikira nyuma y'ubwo burwayi. Ni ukuvuga nyuma y'iriya coronavirus nari mbizi ko izashira, kandi nabivuze mbere ikimeze nabi. Narabivuze ndavuga nti corona murebe izashira ubuzima bwongere bukomeze. None koko yarashize, ubu ndagenda mu nzira ndajya mu rusengero, nubwo bamfashe nk'umuyobe bakaba badashobora kumpa nk'ijambo ngo mbwirize, ariko njya mu rusengero ndagenda. Ngo kugeza n'uyu munsi ntago bakwemera? Ntago bashobora kumpa kubwiriza muri ADPR. Ahubwo menya nzajya kwihuza na Serene. Mu gitondo nari ndimo Pastor Serene nari ndimo mukurikira mu gitondo nambwira isanganya yahurira naryo muri ADPR. Yararimo avuga ukuntu ADPR yamubujije uburenganzira ku rwego rwo hejuru mu bitekerezo bye yatangaga, akagera ubwo ajya ku ruhande, abanza kujya ku ruhande gushinga itorero, nyuma abuze ibyangombwa agaruka gusaba imbabazi ajya muri ADPR. Muri ADPR baramwakira ariko ntibamuha icyizere. Kuva agarutse ngo ntago bigeze bamuha kubwiriza kandi babizi ko ari pasiteri. Noneho wenda kuba ADPR itemera kwimika abapasiteri b'abagore nabyo ntibabimuganije ngo bamubwire ati titre y'upasiteri yikureho, ubu umuvugabutumwa uciriritse ariko ubwirize kuko ufite ijambo ry'Imana. Ngo ntibamwegera, baramwirinda cyane, akajya aterana ariko batamwiyumvamo. Bigera igihe ngo abona abashyitsi b'abavugabutumwa barimo abapasiteri bakomeye bo mu gihugu byo hanze, ateguza ADPR ati mfite abavugabutumwa bazansura kandi nzabazana muri ADPR, ngo bari bafite n'imishinga yo guteza abantu, yo gufasha abantu. ADPR iramwemera ngo izabazane, ariko bagezeyo ngo banga ko babwiriza. Banga ko babwiriza, banga ko bakandagira ku ruhimbi, babafata nk'abantu b'ibizira bo ku rwego rwo hejuru. Kintu nabonye kuri ADPR nanjye ndiwe kandi ntizapfa no kumvamo, hari aho bagera bakarengerera bakishyira ku rwego rwo hejuru, bakifata nk'aho ari bo bakizwa bonyine. Urumva abo bavugabutumwa b'abapasiteri bari kumwe na Serene, ngo babwiye Serene ngo nibaze imbere ngo ndibabwirize ngo basuhuze abantu, ngo babibwire muri make, ngo ntibajye no ku ruhimbi, bahagare hajya hasi hafi nyine hatari ku ruhimbi. Serene biramubabaza kubera ko ari yababazanya abavugabutumwa b'abapasiteri. Rero nanjye ndi kubona nzajya kwihuza nawe cyangwa n'abandi bameze icyo, nuko Serene ari kure ari muri Kigali. Nawe urashaka gusohoka muri ADPR? Mbo ntanasohoka kubera ko ADPR ndi mu mutima n'amahame yayo n'ibyo nakirijwemo, kuko nimo nakirijwe maze imyaka, ubu mfite 40 y'amavuko, narinjiyemo mfite hagati y'9 n'10. Ubwo si mfite 31 ndi umwa ADPR, ariko ibintu basigaye bakora urafata umuntu burantu ureba kuva nirukanwa mu kazi ntago ndasurwa nanjye. Nta muntu wagusura? Nta muntu uransura ngo anganirize tibira bintu wabitekereje ute, byaje ute, tubwire ko wabibonye. Kandi nari umudiyakono usengeye. Ibaze kuba ufite umudiyakono usengeye akayoba ntumusange ngo umuganirize, cyangwa namutume yagusange no kuri biro, kugeza iyi saha nta muntu uranganiriza. None se
baraguhagaritse mu rusengero ubu nta n'amakuru mfite nose ntabwo ujya kwigaburo mbo aho ntangiriye kwinjira mu rusengero nanze guhita nishora kwigaburo ndavuga ati subu nijya kwigabura bakampagurutsa ko nta wanganirije ko ntazi niba banarampagaritse ko ntawaje kumpa amakuru ubundi iyo babaga bahagaritse umuntu batumaga umudiyakoni tigenda umubwire abe yifashe twamuhagaritse cyangwa bakamutumaho ku rusengero muri nyobozi nyine bakamumenyesha ku bw'amakosa ye ko bamuhagaritse ngiye ibyo nta byabaye ubu naye ntago nzi icyo ndi cyo muri ADP nibe bitarabaye ubwo ntiwagenda kwigaburo bisanzwe nkajya kwigaburo maze umwaka n'igice ntaterana we simbizi baravuze ngo ndi umuyobe kuri kamera nkabimenya barabivuze pasiteri mushumba wanjye ashobora kuba yarabivuze ariko ntaho bigaragara ko baguhagaritse nose umuyobe wamuhigaburo umuyobe ntago bamuhigaburo ni ukuvuga ngo iyo wayobye uba wavuye mu murongo wa gikristo kuba rero yarivugiye ko ndi umuyobe nkaba nta kindi kiganiro nagiranye nabo igaburo ndaryirinda kuki wowe utateye intambwe ngo usange pasiteri umubaze uti bihagaze bite se muranyemerera cyangwa ntago munyemera urumva nanjye ndacyafite complex nanjye ndacyafite wenda ku bantu batumva ikinyarwanda nabyita ipfunwe batumva igifaransa navuga ko mfite ipfunwe mfite ipfunwe kuba nari umudiyakoni usengeye nahura n'ikibazo cy'imyizerere kandi kiri muri Bibiliya nagaragaza uko kwizera kumeze kandi gushingiye kuri Bibiliya abanyetorero aribo bambyaje ubutumwa bakavuga ngo ndi umuyobe nanjye mfite ipfunwe niyo nteraniyeyo ni nkuko nateranira n'ahandi ni ukuvuga ngo njya guterana n'ahandi n'igaburo hari ahandi nagiye naraririye kuko bo baranyemera bataranyakiriye ntari umukristo wabo ariko kuba bazi ko ndi umudiyakoni usengeye kuba bazi yuko ndi umukristo nta kindi cyaha banshinja uretse kwanga kwikingiza hari aho nagiye rwose bamigaburo nari sanzwe njya guteranirayo igihe cy'igaburo barandarika barambwira uzaze ku cyumweru tuzadufite igaburo unadufashe nk'umudiyakoni kuritegura urukumva rero no gusohoka bizanyorohera ntabwo nabura aho nerekeza nahubwo ndacyarambagiza itorero ritazangwisha ndacyarambagiza itorero ritazangwisha kuko nanone aho nagerageje guteranira kubera ya mahame ya ADP umuntu aba yarakuriyemo aho ngera nkabona nanone birancanze ukabona ntibivamo urugero nkajya guteranira nk'ahantu nkabona nk'umuririmbyi muri korali wakubiseho menshi twe muri ADP tutabimenyereye nkavuga ati se ubundi bakigusha kikangusha da nkavuga se uyu muririmbyi w'ama menshi nta nagatambara kari mu mutwe ubu ningera bakama kubwiriza nkiha kubwiriza ku misatsi kuboha imisatsi usinzamba bangamiye nabwo nkifata ubu nanone gusohoka muri ADP ntugire ngo byanyorohera niba narasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimukirimbishe kuboha imisatsi najya muri mu kurusengero ngasanga abaririmbyi bari kuririmba baboshye imisatsi nabwo birangwisha nkavuga ati nanone bampaye kubwiriza nabwiriza ngakikira kandi umutima wanjye hari kunyemeza kuba nahugura nanone kubona ikibi ntuhugure icyo wita kibi wenda bazampana bibindi bisobanura bituma baririmba basutse badateze ariko ibyo nge nisomeye muri Bibiliya ntago byemewe yuko umuntu yirimbisha kuboha imisatsi narangiza ahabwa inshingano hari amadini winjiramo ugasanga umuntu afite abagore babiri bamuhaye inshingano abo nabo ntitwashobokana atari mu bayisilamu se ari abakristo aho ya ntago bibaho ariko reka nkwereke ukuntu biba bimeze ukuntu nabyita abagore babiri hari igihe aba yaradivorushije afite umugore wa kabiri abo se bari babiri burya baba ari babiri baba ari babiri iyo washatse umugore wa mbere cyangwa umugabo wa mbere mugatandukana ugashaka undi uba ufite abagore babiri kuko muri Bibiliya umugore wawe ni uwa mbere n'umugabo wawe ni uwa mbere iyo udivorishije rero ugashakana n'undi ubwo uba ufite abagore babiri iyo uhawe inshingano rero biba bitandukiye ijambo ry'Imana ko nirinze kuvuga amazina y'abantu ariko hari abapasiteri njya mbona kuri iyi mihanda badivorushije bakongera bagashyingirwa biriya bintu rero ntabwo aba ari byo Bibiliya iravuga ngo umuntu uzahabwa inshingano z'ubwepiskopi agomba kuba ari inyangamugayo ari umugabo w'umugore umwe none umugabo w'abagore babiri ari kuba pasiteri sinshaka kuvuga amazina yagiye urumva ubwo adasigaranye umwe ni babiri ntibabyaranye se ntiyamushatse bakagirana isezerano ryo kubana none se ubwo uwo mugore agiye nk'ahantu tuvuge wenda uwo mugore aramutse atarashatse undi mugabo akajya kwivuga bakamubwira ngo twibwire none se yavuga yuko yabyaye ibinyendaro ntiyavuga ko umugabo wanjye ari runaka twabyaranye aba bana ni ngombwa kujya kuvuga ko yabyaranye na runaka ariko ni umugore none se abaye yarashatse undi mugabo nawe bose aba yarakoze ishyano nawe
nawe ubwo aba yarabaye umugore w'abagabo babiri. Hari ukuntu muri ADPR tugira agakoryo ko kwivuga ngo ndi umugabo ngo w'umugore umwe n'abana bane. Nose ubwo waradivorushije ukongera ugashaka wakongera kuvuga ngo ndi umugore w'umugabo umwe cyangwa umugabo w'umugore umwe. Wapi wahita uvuga ko uri umugabo w'abagore babiri. None rero nanjye niyo mpamvu gusohoka nabyo bitanyorohera. N'ubu mba narasohotse urumva kumara imyaka 2 udafite ubwisanzuro mu itorero ryawe, uri umuvuga butumwa nkanjye. Nkiri umukobwa nabwirizaga paruwase yose, barazi paruwasi Nyabirasi. Kuba wamara imyaka 2 utabwiriza ububoshye cyane. Ubu nakabaye narasohotse, ariko aho ngiye kuba umushyitsi hari utwo ndeba nkareba nyine ngijisho ry'umushyitsi riba rigiye kureba. Navuga ati ibi nabyo rose nahita nsohoka byazangora, nazahora nsohoka nanjye bakanyita umunyangezo. Uzashinga iryawe rero byaruta. Byaruta da. Nabyo ujye ubitekereza se? Njye mbitekereza ariko nta ntuza, nta certificate mfite. Nkumbonye umutera nkungu nyigisha theology nkabona certificate. Kurishinga se nabwo ko ndi kumva nayo ariho ngo bagiye kuyahagarika. None si ikibazo kutemera pasiteri w'abagore kandi nawe waba ugiye kuba umupasiteri uri umugore? Oya, mvuze ko biri mu ntuza za ADPR, mvuze ko biri mu mahame ya ADPR yo kutagira abapasiteri abagore, ntago mvuze ko nanjye ariko mbivuga. Jewe se mu Bagalatiya ko nasomye ngo ntihakiriho umugore n'umugabo, njye ntago navuga ngo kuba pasiteri uri umugore bibujijwe. Yesu yaravuze nako ni Paulo yaravuze ngo ntihakiriho umuyuda, umugiriki, ntihakiriho umugore cyangwa umugabo. Abantu bose ni bamwe muri Kristo Yesu. Waba uri umugore w'abapasiteri, waba uri umugabo w'abapasiteri. Kuba ADPR none itemera pasiteri w'abagore ni ikibazo kuri ni ikibazo cyo kuba nabo bafite imirongo bashingiyeho bakaba banga kwivuguruza. Ariko ADPR zagenda yivuguruza. Mbere umuntu udefirije ntago bamuhaga igaburo, none basigaye bariba. Oya, ingo ntaryo baba barariba. Uzanyereka ko bari bahaye mbishyire mu kinyamakuru. Nuko batakwemera ko winjira na kamera. Nuko abantu badefirije basigaye bajya kwigabura. Bakariba hase? Nose ko ajya muri korara karirimba ubwo iyo barakora igaburo. Ni bimwe by'uduhozi yana ariko. Nago nzi uko babitandukanye. By'uduhozi yana byo birabimenyerewe. Nagize ngo nukudefiriza byanyabyo. Nyine hari utuntu basigaye bashyiramo imisatsi tw'inyoroshyo, batwita uduhozi yana. Ariko mbere nabyo ntibyari byemewe. Ariko nyine mbese bari bashaka natirere, mbega na kanta nayo yagiye kwemerwa bitinze. ADPR igira ubushishozi cyane. Ariko ubu bararekuye. None se ntibemeraga n'abantu basize iminwa, none ubu barayisiga. Udutiro se ntibadushyira mbwira none ngo nturababona. Ntabwo urabona umuntu wari ufite iminwa isanzwe ukabona yagiye irivanga, hari ahantu yashyize utuntu tw'umukara. Ariko iri itukura byo ntabwo babyemera. Itukuye buhoro idatukurije cyane nayo bayishyiraho. Sigabona umuntu afite utuntu ukavuga se iminwa ni yo ADPR. Reka da byarahindutse, ubwo nawe menya bagiye kuzirekura kubera bari kubona hari nk'amatura ariko bashiraho abakristo bari kugenda, kandi nsigaye mbona ADPR nayo rwose ntago byoroshye. Byarivanze ku bintu bijyanye n'agafaranga. Wenda turimo tunagana ku musozo. Uravuze uti ubu ngubu nahungiye nabanje kujya ncuruza za mituyu, ariko ubu nagiye mu kabutika nako kadashinga. Ese wabigiyemo ari amabura kindi cyangwa nizo zari inzozi zawe? Mbo muri botike kuba najyamo byaba n'inzozi zanjye, ariko nta bushobozi nari mfite, ntago nagombaga guhita mbitekereza. Urumva umugabo yakomezaga avuguruza inguzanyo, n'ubundi inguzanyo aba yabifasha ariyo mu myaka 3, uko agenda yivuguruza rero niko ubushobozi bugenda butakara bwo kuba nabona igishoro. Kuba rero nta gishoro nari mfite sinigeze mbitekereza byo muri botike. Botike nayitekereje ari ukubera imvura nyinshi. Nuvuga ngo umutaka wa MTN nakoreragamo hari ubwo imvura yagwaga ikansangamo, umuyaga waba mwinshi n'umutaka ukaguruka, nkanyagirirwa hanze nkabura uko mbigenza. Noneho rero mpitamo kuba najya mu nzu, hanyuma nazabona uburyo nkagenda nshyiramo utuntu buhoro buhoro. Ariko cyane ko hari n'uwari waranganirije ambwira nyine ngo nzashaka icyo nkora ngo arebe ko yantera inkunga. Noneho rero amaze kubimbwira ninjiye muri iyo nzu ndamubwira ati rero umushinga narawuteguye n'inzu nayikodesheje, hanyuma sinzi icyo mwamfasha. Arambwira ati ohereza uwo mushinga ndawohereza ku mpapuro, ibyo nkeneye kuba narangura ndabimwohereza. Arambwira ati ongera ubyandike neza, byanditse nabi. Iyo umuntu agaragaje ibyo azarangura ahita agaragaza n'inyungu bizamuha, akareba niba ari ibintu bishobora kuzagira akamaro. Ndabikora nabyo ndabimwoherereza, ariko nyuma y'ahahita ambwira ngo
aho nari niteze kuzakura ubufasha bwo kugufasha banyirukanye mu kazi. Kugeza ubu rero nta makuru mfite nimba yarasubiye mu kazi. Maze hafi ninjiye muri botike mu kwa 10, ubu turi mu kwa 9 umwaka ugiye gushira. Rero nabonye ko ubufasha bubuze, mpitamo kugira ute kureba abacuruzi, nkagenda nkabinginga nkababwira ati rwose mumfashe ndi umukirisitu bimeze utya, bimeze nkabaha amateka, avuga ati mwanyindika utuntu nkaba ngiye gucuruza ko nzajya ngira utya mwatuboherereza, naboherereza yanyu nacuruje, barabimfasha. Ubu nibyo mbamo, ndagenda ngafata ibicuruzwa ahantu ngacuruza nkabajyanira. Wenda njya mpura n'imbogamizi zo kuba iyo umuntu ari gucuruza ni ngombwa abo kwiyindikisha baraza, bakaza bakiyindikisha nkaburayo nishyura wa muntu, n'abana bakaza gufata ibyo kurya cyangwa udusabune utuvuta ibintu nk'ibyo kuri botike ku manywa na nimugoroba, bigasa nk'ibishizemo ntarabona yo kwishyura wa mucuruzi. Ubwo rero nahise nirukankira no mu bintu bita ibimina, sinzi kubizi. Ndabizi. Mu bimina naho nateruyemo amafaranga y'abandi kugira ngo uwo mushinga nkomeze nkukore. Nukuvuga ngo kugeza ubu mfite amadeni yo ku mabotike aho ngaho bajya banyandika ibintu, ariko mfite n'amadeni yo mu bimina. Ariko byose nyine mba ntegereje ko umugabo igihe kizagera tudahuye n'ibindi bibazo akazagira akazava mu ideni rye akagira kamfatira credit nyine ngakora. Ariko ntibizanamworohera kubera ko ahubwo urwego agezeho ari kujya ku mwarimu sako kubabwira ngo mufate inguzanyo yari sigaye ya mugore wanjye muyingerekeho zose nzishyure, ariko we atuze twe kugira inguzanyo ebyiri. Yagezeho baramubwira ngo haracyari vuba, ugereranyije n'igihe yafatiye iyo nguzanyo yo kugira ute yo gukora mu biza. Yagiye kuvuguruza mu kwa 5, urumva turi mu kwa 9 ameza nese ubundi bamuhiki. Bahise bamubwira ntago bishoboka kubera ko yarabonye ntangiye kujya mu bukererwe, yarabwiye mufate inguzanyo ya mugore wanjye muyishyire ku yanjye byose nzabyishyure. Barangije baramubwira ntago bishoboka, inguzanyo ufite iri hejuru nta yindi twakongeraho kandi haracyari vuba. Kugeza ubu ntago nzi ngo bizagenda utariko Imana yize uko bizagenda. Na Lazaro yari yapfuye ariko Yesu yarabizi ko aramuzura. Amina. Nicyo cyizere ijambo buriya iri jambo nararisomye byo kuvuga ukuntu Lazaro yari yarapfuye amaze 4. Numva ni ijambo nahumuriza abantu dusangiye ibibazo cyangwa bafite n'ibirenze byanjye. Kibura nanjye nubwo ndi muri ayo madeni nyine ubwo mfite aho ntaho. None hari umuntu uba muri ayo madeni n'inzu yararimo barayiteje icyamunara ntibashe no kwishyura ayo madeni, akaba ari kuzerera atagira nako. Mperuka kubona umukobwa umwe ninde nabonye sinzi niba nawe waramubonye. Wari ufite inzu ngo nimba barayitejeje ngo ya miliyoni 40,400. Miliyoni 400. Kayiteza muri miliyoni 100. Ndumva naramubonye ntabwo naramubonye. None uwo ngo ari ku muhanda ari kuzerera. Wababaje kundusha pe. Ye ntago ndagera kuri urwo rwego. Niyo mpamvu rero niyo Lazaro nubwo Lazaro yari yapfuye amaze kanapfuye ariko Yesu yaramuzuye. Nanjye nubwo ibibazo bigihara ariko ndabizi ko Yesu azabikemura. Ndabizi ndabyizeye. Jean Gentil urakoze cyane. Reka tugushimire, urumva duhaye nyine aho bihagaze kugeza uyu munsi nyuma yuko ngusuriye. N'abari badukurikiye hari abajyaga bibaza ese Jean Gentil bimeze bite, ese yaje kongera kwikingiza, ese mu itoro baramwakiriye, yarasubiye mu kazi. Ariko uyu munsi bamenye ukuri. Mu kazi sinasubiyemo, nta nubwo nagiye kubibutsa, nta n'imperekeza bampaye. Nigeze gufata umuntu uza wigenga nabakiharya bari abantu baburanira abantu. Kurumva naho bafite nuza y'abavoka burya. Burani muri urwo rwego. Hari unigeze gushaka mujyanira urupapuro banyirukaniyeho na diplome n'urupapuro rwanjyanaga mu kazi, mubwira ko banyirukanye ngo nanze kwikingiza kandi nta tegeko rinyirukana ririmo ngo azajye kumburanira. Ubwo no mwavoka buriya. Bigeze nyuma arambwira ngo oya ngo ntago nabijyamo biriya ngo byanteranya na leta. Oya nari nshaka ngo ajye kunsabira imperekeza. Kwirukanwa rwose ntago nari nshaka ngo ajye kumburanira ko narenganye. Ubwo nari nshaka kumutuma ngo ajye kunsabira imperekeza. Ko banyirukanye ngenzi ko nta cyana bakoreye. Aravuga ngo oya ngo byanteranya na leta. Ubwo rero narabyorenda aravuga ati bwo urabitinye nanjye ntago nabijyamo. Nta mperekeza bampaye, amadeni ari kungaragura gutyo kandi abami imperekeza ndamba ndi no kuyicuruza ntari gucuruza amadeni. Kuki se utatinyutse ngo wenda ngo ugende ubaze umukoresha wawe? Ngira ngo umukoresha wawe yari akarere ka Rubavu. Ugenda ubegera babaza uti si iyo bigenze gutya nta merekeza mutanga. Noneho n'ikindi kibazo cyajemo uwanyirukanye kiretse nimba uje mu nshingano yirengera ibyo asanze, ariko wanyirukanye nawe bo baramwirukanye.
ariko kuba baramwirukanye ntabwo bivuga ko umurimo ibyo yasize umukoresha wawe aba agihari. Okay. Nari nanatinye nyine ko nanjye wamugana arige byangiraho izindi ngaruka, ndavuga ati reka mbe nibereye aho ndi. Ndavuga ati arige babona ngiye kubateza ingaru bakaba banteza ibibazo, nuko ndabyihorera. Yego, ntabwo nigeze mbakurikirana. Uko biri kose buriya umugani iyo ibintu byapfuye Yesu afite uko yabizura bikemera. Urakoze cyane. Hari umuntu nyine ushaka kuba udukurikiye ari ubwa mbere cyangwa se ari n'uwari usanzwe akuza ariko akaba atibuka contact yawe akaba agize amahirwe yo kongera kukubona, wayimuha ubundi ukadusengera tugasoza. Yego. Yambona kuri telefone ya 078 79 10979. Iyo nimero iba kuri WhatsApp n'ahandi hose yankenera, no kuri channel yava mu bya TV ndahakorera naho iyo nimero irahari. Aho ngaho yahambona, haba kumusengera nsengera abantu mu buryo butandukanye, kandi arabona agiye nsengera bakampamagara banshimira ko byagenze neza. Hari n'umumama wazanye umwana hano ndamusengera afite ibibazo bikomeye, nyuma yaho yaramaze kane hano aramujyana yarakize na n'ubu ngo yakomeje kuba muzima, amaze umwaka n'amezi 2. Njya mbahamagara bari batuye kure yanjye, umuntu arabarangira ati hari umuntu usenga muzajye n'umwana musengere. Yaramaze igihe kirekire arwaye kandi nyina ari umuganga yaramuvuje biranga, ariko naramusengeye Imana iramukiza. Nagari njye ukiza abantu, ariko iyo mpano ndayifite yo gusengera abarwayi. Uwakenera ko musengera rero yazampamagara kuri iyo nimero ya 078 79 10 dusengeye none dusoza. Reka dusenge. Imana turagushimiye Mana nkuru data twese uri mu ijuru ko ushobora byose, tugushimiye ibiganiro tuganiriye, tugushimiye ijambo ryawe tumaze kumva rivuga ibya Lazaro na bashiki be Mariya na Marita, uburyo bari inshuti za Yesu. Lazaro akarwara akagera aho apfa, ariko Yesu akaba yari yavuze mbere y'igihe ngo iyo ndwara arwaye si yo kumwica, n'ubundi akaba yarapfuye bakamuhamba, ariko Yesu yaza akamuzura kuko yibwiraga ibyo azakora. Izina rye nirihabwe icyubahiro. Turanezerewe rero ko natwe mu bibazo duhura nabyo tuba tuzi ko Yesu Kristo azi icyo yibwira kutugirira, kubera ko yasize atubwiye ngo ntago dusize nk'imfubyi, ngo adusigiye ngo Mwuka Wera uzadufasha muri byose. Iyo dutaka rero Mwuka Wera nawe aradutakira, ngo kuko ari we nawe uzi uko twasaba, ngo twebwe ngo ntituzi uko dukwiye gusaba, ariko Mwuka Wera niwe udusabira ibidukwiriye. Dushimye rero Yesu Kristo wadusigiye Mwuka Wera nk'umufasha wo kudufasha muri ibi bitatworoheye, kandi dusengeye abari mu bibazo by'uburyo butandukanye, dusengeye imfubyi n'abapfakazi, dusengeye abakene, abatishoboye, abarushye, abaremerewe, abafite ubumuga, abakecuru n'abasaza. Dusengeye n'igihugu cyacu n'ubuyobozi bwacyo, uhereye ku mukuru w'igihugu ukageza ku mutwara sibo. Dusengeye abanyarwanda bari mu Rwanda no mu mahanga, dusengeye inshuti zacu z'abarundi, dusengeye abari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, cyane cyane Australia, Amerika, muri Kongo n'ahandi, kugira ngo inshuti zacu aho ziherereye hose zigubwe neza, izina ry'Imana yacu rishoho guhabwa icyubahiro. Turasenze cyane rero ngo ukomeze kuturindira muri iyi si turimo iruhije kandi igoranye, kandi abafite ibibazo bose kugira ngo abakwizeye be gukorwa n'isoni. Ijambo ryawe niko rivuga ngo abakwizeye ntibazakorwa n'isoni, ngo kandi abakwiringiye bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Natwe turakwiringiye kandi turakwizeye kuri Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Ngwino ubane natwe tugire neza, utanga umugisha kuri buri wese, utanga umugisha kuri uyu mugaragu wawe witanze kuva i Kigali kugera aha hantu, ukomeze kumuzamurira ubushobozi mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri, umuhe guhagarara neza adatinzwe n'urubanza, ubwo uzagaruka nawe aziyumvemwo izina rye riri mu gitabo cy'ubugingo. Nuko urakoze uragumana natwe, uzaduha iherezo ryiza, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ibiganiro byacu binakagaruka. Shalom shalom. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka.
uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 30 23 68. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp.